iyo bahari habonetse abantu bayahabwa ngo bakore ubuvugizi basi nibura byibuze ahabwe n'ayo mafaranga ariko avuganire abarimo barengana abantu baye bapfa umunsi ku wundi abantu baye bahunga ntibagire ubitaho abantu bari mu kaga ariko isi kabirenza amaso iyo abatwari tubonye umuntu tuyaha ngo abivuge isi byumve umutungo w'Abanyamurenge akenshi ni inka nkeya zisigaye izindi bamayimayi batangiye kwica abantu ariko babanje kumara inka duke dusigaye twatugurisha tugaha uwo muntu. Peace and love mwese mukurikiranye Legacy TV, be all in or be nothing at all. Muri kumwe nanje queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business Albina Sydney. Right about now ndahantu hatari kure cyane benshi murahazi kwa Gisimba se cyangwa Inyamirambo, ariko icyo sicyo turiho kureba uyu munsi. Ijambo ry'umunsi konti y'umunsi ravuga ngo every person's life matters. Buri muntu n'ubuzima bwe n'ubw'agaciro. We nimba ubyemera kanda kuri like, kora kuri comment, subscribe, notification button, una sharing kugira ngo bigere hirya no hino. Uyu munsi content iravuga ngo #SaveMurenge. Nkaba ndi kumwe n'umuntu ubizobereyemo uri gukora iyo campaign, muramuzi ni King of the Mic, niwe wenyine dufite mu Rwanda. That's MC Nario 20 kuri Instagram n'ahandi henshi cyane mu muzi mu bikorwa bigiye bitandukanye. Abakurikirana platform ye murabizi ibintu ari gukora muri iki gihe turimo muri uyu mwaka. Tukaba turi kumwe n'umupapa wambaye neza, murabyibonera namwe kuri kamera. Uwo mupapa nawe akaba turuka aho ngaho bavuga imurenge. Tukaba turi bumenye byinshi kuri campaign. Ese no kubera iki? Ese Abanyamurenge barazira iki? Ese kubera iki bo kuva igihe kinini gishize? Byose ni kuri Legacy TV. Dusoza ikaze nanone mwese mukurikiye Legacy TV. Nabavuze cyane abo turi kumwe batangira babibwira reka duhere iburyo. Karibu Kirenga show time baby. Uyu munsi show time hano. Nibyo? Yeah man. Aha. Today we have to be more ntabwo turi bifate cyane ariko turajya tunifata because turi mu bihe bigoye when it comes to Mulenge people. Ndakereza ko we into those hard times these Definitely. days, so that I want my people out there to pick something abantu bari muri America, they bamenye ikiganiro what's all about, because your connection is related to those people out there. Definitely. So into the campaign, this is the campaign that we started, me and Misigaro, Adriye Misigaro, Janti Misigaro, and another guy called Willy. Willy Ndahiro? He's called Willy something. Nibari mukiza Willy. Agarimba gospel ufite nyinya ufite ubwanwa buri imvu kuntu. Itwa wirinde abahanzi. But of course, so twicaye hamwe turavuga tuti what can we do? Twakoze Instagram live tukibona ibi ngibi. Duhitamo gukora ikintu cyitwa campaign yo iyi yitwa #SaveMurenge. Niyo turi kureba. Ubwo mu Kinyarwanda bishatse kuvuga reka kurya uyu munsi simbuka ibyakumbanywa cyangwa ibya nijoro ariko Umunyamurenge uri hari Murenge hasi. Amazing. Abari hano mu Rwanda babayeho neza, bo ntabwo turi kubareba rwose, it's okay. Turi kure kuri wa muntu uri udafite internet, wa muntu ibisasu bivugiraho buri munsi, wa muntu uri kuzira ubwoko bwabo, wa muntu amayi bari kwirukanka inyuma 24/7. Atanazi no kuba yanataka basi ngo bamufashe. Exactly. Udafite ubuvugiro, udafite umuntu umuvugira. So uyu munsi twaje kuri Legacy TV twatangiye cyitwa #media tour, whereby we're moving across all the YouTubes and of course all the TV stations. Definitely. We try to make awareness to the people, because these people, they are our sisters, they are our brothers. Definitely. They need to be heard. Bagomba kuvugirwa. African Union ntabwo bireba, United Nations is not saying about this. Ibinyamakuru bitandukanye BBC, Al Jazeera, they're not talking about this. So we ask ourselves, what is the matter behind this? Kuki bo batari kuvugwa ngo batabarwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nariyo ntaguciye mu ijambo nakwakira niyo nguri ibumoso bwacu. Karibu kuri Legacy TV, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mugabo Bernard Mishika. Yego. Ndi Umunyamurenge nkuko mwabivuze muri introduction. Yego. Ntuye i Kigali imyaka itari mike, ariko mvuka i Murenge. Ndahazi, nakuriyeyo, narahabaye. So maze kumva iyi campaign ya Nario na team n'abandi batari hano, numvise binkoze ku mutima, nibajije yafashe uwo mutwaro arawikorera,
kandi mukuri guhari ndibaza ko nayo nta makuru menshi afite y'umurenge ntabwo ahazi ahubwo ko kantu mise nkibazaho cyane tugaruke kuri Nario abantu benshi cyane bari kureba akora iyi campaign cyangwa se bari no kukureba ubivugaho cyane bashaka no kugira ngo bamwe baravuga ngo bakumeneyemo ngo abanyamurenge ngo hari ukuntu baguhaye mula cyangwa se amakuta cyangwa se amafaranga ikiza about me nuko icyo nzi nta muntu urabimbwira ngo bampaye amafaranga ariko hari ababivugira iyo ngiyo bucece ariko ikibazo ndi guhura nacyo muri iyi minsi ni ikibazo kigira kiti hari benshi batari kubijyamo icyo kibazo ndi guhura nacyo ntabwo ndi gufashwa hari abenshi batari kumfasha ladies and gentlemen I wasn't given any money kuvuga ibi ngibi ntabwo ndi mu hari propaganda hari ngo ntari abanyamurenge bamufashije muri abanyamurenge n'umwe tuziranye gutya face to face usibye uyu mugabo duhuye uyu abandi bibera hanze abandi ni Adrien Misigaro ndetse na Janti bari abahungu nibo bantu turi gufashanya so ndabireba ndavuga nti impamvu nawe ndimo muri campaign no kubera iki nabonye bimfataho udafite umutima wa kimuntu Albina you cannot do this definitely udafite umutima bavuga ngo umutima urumirirwa akubona niyo bakubita umuntu Albina uranze when you beat someone ndababara yaba ari umujura nanga umuntu ukandirwa ngo ntavuge injustice cyangwa se ukubura ubutabera cyangwa kirenganurwa uzi gufata umuntu arashaka kuvuga ukamwe ngucicikaho uravuga ikintu kivuga akicwa n'ipfunwe afite ikintu ashaka kuvuga banzo mwumve yego niba bari umujura cyangwa yisha umuntu banzo mwumve wumve impamvu ikibitera burya numara kumva ikibitera noneho ubone kumujudginga accordingly ariko utamwimira uruvugiro aricyo Africans tubura abazungu nicyo kintu baturusha baguhereza kwanza ukavuga what's going on the ground ukamenya what's going on so nyibibona ndavuga ni abanyamurenge nta muntu bafite hano uri kubavugira narategereje ndebe ko hari uvaye akabavugira ni njyewe wihagarariyeho ku giti cyanjye because I use my platform ibo 40 ifite Instagram ntekereza ko muri benshi bari mwana b'abanyamurenge benshi cyane nibo abantu bareba YouTube channels cyane abenshi babana bahanze cyane cyane nibo ba diaspora benshi nkeka ko bahari so ndareba ndavuga nabahemba iki mu kureba ibikorwa byanje nka Nario mu kunsupportinga mu kumfollowinga kuko iyo bagufollowinze bya 40 ni byanje nka Nario bitari bingeze ntago bigeza bari yahantu it's me support nabaha ntayindi nzanye n'abanyamakuru benshi mu Rwanda reka mpaguruke mfata abanyamurenge batandukanye tugende tujyana ku ma YouTube channel tuvuge kuri iki kibazo cyabo #SaveMurenge Murenge Life Matters ni gutyo naje muri campaign hanyuma se mu Rwanda niho honyine biri kuba Nario cyangwa no mu bindi bihugu bari kubikora wenda duhere kuri East Africa reka dufate Ubugande reka dufate Burundi cyangwa uri kubona iki gihugu muri East Africa niho uhagaze niko navuga mu Rwanda biri gukorwa natwe harimo abanyarwanda bari kubikora batazwi cyane ariko abazwi shimire cyane yago yarapostinze and shimire cyane of course na The Choice Live nayo yaduhaye chance nayo turaza gukora interview nabo yago TV show twahereyeho n'izindi zibaragenda baduhamagara I want to make awareness of this abanyamurenge niki kibiri inyuma bari kuzira iki uyu mugabo niyo mpamvu navuze ninjye nagoza amateka nibereye ibugande cyane ariko kubera ninje muri iki kibazo nge ntabwo nagera nkagisobanura naza hano n'imipira ninjye wayikoresheje bya campaign byo kugira ngo abantu awareness imipira ninjye wayikoresheje Misigaro nta nubwo yaranabizi bari abahungu turi kumwe ariko navuga Misigaro ko atari hano reka mbavugire ngiyewe ku giti cyanjye niko gufata abanyamurenge bushize twakoranye n'umukobwa uyu munsi dukoranye n'uyu mugabo uyu mugabo yanyeze abanyamurenge ejo bundi zakoresha abasaza ndashaka buri kintu tugende tukibaza n'iki kibazo accordingly hanyuma reka tukugarukeho cyane wavuze uti nakuriye umurenge nyuma nza no mu Rwanda wahaje mu gihe cya ryari nahaje 2006 wajuje nko gusura kuhatura se oya naje gutura ega ni ibibazo bizamo by'abantu b'imyumvire navuga ngo iri hasi nk'iyo y'abamayimayi n'abandi bose ariko kuva muri Kongo ni kuba ndi umunyamurenge ari nabyo abariyo bazira ngo bafite inkomoko mu Rwanda iyo ni case yica abantu bibaze nk'icyo kintu so mfite uburenganzira bwo kuba mu Rwanda ni Buganda ni Burundi no muri Kenya mfite uburenganzira bwo no muri Amerika no mu Faransa ku isi hose umuntu afite ubwo burenganzira so naje kuba mu Rwanda nje ntabwo naje mpunze numvise ngomba kuba mu Rwanda
ariko nsubiyeho inyuma ku byo nari natangiriyeho maze kubona nariyo ikiganiro bakoze kuri Yago TV. Yego, Yago TV. Numvise binkoze ku mutima cyane, ndavuga nti uriya mwana bari kumwe hari amateka atavuze wenda atazi, ariko kandi nashimye ubwitange bwe, ariko cyane nshima ubwitange bwa nariyo. So icyo avuze ko abantu bashobora kuvuga, icyo barumaje ngo bashobora kuvuga ngo bamuhaye amafaranga, iyo yaba ari imyumvire yo hasi. Hanyuma reka nongere mbivuge muri ubu buryo bundi, iyo bahari habonetse abantu bayahabwa ngo bakore ubuvugizi, basi nibura byibuze ahabwe n'ayo mafaranga, ariko avuganire abarimo barengana, abantu baye bapfa umunsi ku wundi, abantu baye bahunga ntibagire ubitaho, abantu bari mu kaga ariko isi kabirenza amaso. Iyo abatwari tubonye umuntu tuyaha ngo abivuge isi byumve. Umutungo w'Abanyamurenge akenshi ni inka, nkeya zisigaye, izindi bamayimayi batangiye kwica abantu ariko babanje kumara inka, duke dusigaye twatugurisha tugaha uwo muntu kugira ngo atuvugire. Hanyuma ikintu nanjye ubwanjye ku giti cyanjye uretse n'abari kudukurikira nakibajijeho, ni ukubera iki mwebwe murazira iki? Ni iki kibiri inyuma wowe wanahabaye ubizi neza? Ni amateka maremare umuntu ashobora gutangirira kure. Icyo ndi buklarifiye mbere yuko mbyinjiramo cyane ku badukurikira, ntabwo ndi umuvugizi w'Abanyamurenge, ntabwo mfite iyo ndabyita iki, ntabwo Abanyamurenge banshizeho ngo mbavugire, oya. Icyo nakoze nakeneye gusohora ijwi ryanjye nanjye ngo mvuge akarengane k'Abanyamurenge gahari bene wacu. Donc nk'umunyamurenge byibuze umwe cyangwa babiri bashobora kunyumva bagira uwo mutwaro. So aya mateka rero atangira kure. Abanyamurenge bagiye bisanze muri Kongo. No, Kongo yaje isanga Abanyamurenge, Abanyamurenge so basanze Kongo. Reka ngisobanure. Mbere yuko Afrika bayicamo ibice, bayigira ibihugu runaka, hari uko Abanyafurika bari babayeho. Ntabwo ari amateka y'Abanyamurenge gusa. Ugiye Buganda urasanga y'Abanyarwanda, mu Rwanda uhasanga Abagande. Ugiye Tanzania urasanga y'Abanyarwanda, mu Rwanda uhasanga Abatanzania. Ugiye muri Kongo ifite imbibi n'ibihugu byinshi. Buri gihugu cyose gihana imbibi na Kongo. Hari imiryango iri muri Kongo, indi ikaba muri icyo gihugu. The same case ku Rwanda n'Abanyamurenge. Abanyamurenge bisanze Murenge baciyemo Kongo, ntabwo bagiye gusaba ubuturo muri Kongo. Kimwe nuko mu Rwanda hano hari abisanze mu Rwanda n'imiryango igasigara muri Kongo yandi moko. Ariko nyuma y'ubwigenge bwa Kongo, nyuma y'independence ya Kongo muri 1964, uwitwa Lumumba amaze gupfa, habayeho imitwe yavugaga ngo donc yari ishigikiye Lumumba, itangira kurwanya leta yari iriho icyo gihe, iza guhunga ija mu misozi muri Sud Kivu, muri Haut Plateau, aho Abanyamurenge bari batuye. Ariko igezeyo ntabwo target yari Abanyamurenge icyo gihe, ariko bahageze batangira kurya inka z'Abanyamurenge, batangira kugirira n'Abanyamurenge. Abanyamurenge bo biyunga, baguma kuri guverinoma, baguma kuri leta. Muri icyo gihe abenshi bagerageje kwirwanaho kuko zari ingabo zifite imbunda, bafite inkoni n'amacumu, baborozi of course, ntabwo byari byoroshe. Ariko birwanyeho na leta, bagerwa bihuza na leta batabara, bararwana, ibyo bivaho. Kuva icyo gihe abo bari umutwe wa mayimayi, kuva icyo gihe kugera uyu munsi uwo mutwe uracabaho. Kuva icyo gihe kugera ubu inzigo yarakomeje. Noneho uko imyaka igenda yiyongera, bigenda byitwa ko Abanyamurenge atari Abakongomani, ahubwo ni Abanyarwanda. Bigeze mu myaka ya vuba noneho haza ikintu ngira ngo muracumva bavuga ngo balkanisation, ngo bashaka gucamo Sud Kivu bakayikura kuri Kongo bakayomeka ku Rwanda. Ibintu nk'ibyo
hari n'abantu bari muri leta b'abayobozi babivuga babyamamaza just kubiba urwango, so bagakoresha izo nyeshamba z'abamayimayi bavuga ko Abanyamurenge ari babiri inyuma, ari byo ibi turi kubona ubu ngubu, ari byo ibi muri kubona ubu. Bitangira batangiye ubona ari ibintu ugira ngo biroroshe, banyaga inka zikagenda bakazitwara bakazirya, bica umuntu umwe bica babiri. 2017 nibwo byaje gufata umurego biza kugira imbaraga, batangira gutwika amazu y'abantu babamo. Afite 2017 banyagaga inka bakaza bagatwika n'amazu, ariko ukabona ntabwo bari kwinjira cyane mu byo kwica abaturage, ubona bitarimo imbaraga nyinshi, nko gukanga abantu no kugira ngo bagende ntibagaruke, bagende ntibahagaruke, kuko slogan yabo ko ari kuvuga ngo babirukane babacuri wabo mu Rwanda. So ukabona barashaka gutwara inka kuko bazi ko aribwo buzima bw'Abanyamurenge, hanyuma bagatwika nko kugira ngo bagende ntibagaruke hariya. Ariko babona Abanyamurenge nabo leta irimo irarebera, batangira kuresista birwanaho bonyine. So bariya ziranyeshamba bamayimayi babonye Abanyamurenge batangiye kuresista, noneho batangira kwica. Ubwo in a rebound muri make ni hajemo iryo terabwoba, hazamo noneho ubu ngubu ibi turi kubona kuri social media, amavideo make nariyo ndumva yaragiye postingamo byinshi cyane. Hanyuma ikintu giteye amatsiko cyane uko biri kose watangiye unabivuga neza uti Abanyamurenge bagiye bari hirya no hino ku isi hafi ya hose, buri muntu wese yemerewe kuba ahariho hose. Ese haba hari abo wabuzi muri iyo miryango iri hirya no hino yagiye igiye gutura, yagiye ihunze, iri kuba iri muri campaign ya nariyo turi kubona, sino kuvuga ngo ni ya nariyo ahubwo y'umuturage wari wese ufite uwo mutima w'impuhwe? Ku Banyamurenge sinavuga ngo imiryango, navuga ngo umunyamurenge wese aho hari icyo arimo gukora, hari icyo yakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buriya kwegera itangazamakuru ni kimwe, abantu batinya kamera, nanjye nibwo bwa mbere abantu barayitinya, ariko hari uburyo bahe bakoramo. Urugero rworoshe nk'ubu tuvugana, ari nacyo cyankoze ku mutima cyane kuri iyi campaign. Abanyamurenge aho mwumva imurenge ho plateau ya Sud Kivu, ndashaka ahitwa urabona Iminembwe, sibyo? Iminembwe ni kinariyo, ni capital, ni agace ndabisobanura, ariko nzi ko ariko gace kanini cyane karimo mbyite nibari ko baharanira cyane, nibari ko karimo mibereho mibi cyane, ariko Iminembwe barahakunda cyane kandi agace bakunda cyane. Ariko umubona ahantu hanini, na ahantu hanini Murenge n'Iminembwe n'ahantu hanini, ashaka kubahangana nk'u Rwanda niba ntabeshye. Biri hafi, I'm not sure, ntabwo na confirm, ariko si hatoya. Icyo nashaka kubavugaho ho plateau cyangwa aho mwumva imurenge, Minembwe ni agace kamwe. Umuntu yahagabura mu bice nka bine, ni ho plateau na moye plateau, umuntu yahagabura mu bice nka bine. Hariho igice cya Minembwe, akaba igice cya Mibunda, akaba igice cyo twita Indondo kigabuyemo kabiri. So akabamo n'igice cya Bibogobogo na za Gatobwe ni moye plateau. So ibyo bice byose byari bituye nk'Abanyamurenge kandi benshi. So igice cya Mibunda ni muri zone ya Itombwe. Iyo zone ubu tuvugana nta munyamurenge uyituyemo. Ubwo kuba batahatuye ni ibibazo baratwitse, kandi batwikaga umuhana, sorry, tubyita imihana, insisiro, ni village, yes, agace bagatwika umuhana. Wenda munyanganire nkoreshe nk'urugero, tuvuge hano turi Nyamirambo, hariya mu mujyi hagati hari ka militaire, hari ka y'abasirikare. Mayimayi ikava, let's say ikava Ikabuga, ikaza
ikanyura igikondo ikambuka mu biryogo ikaza hano Nyamirambo igatwika umuhana w'inyamirambo igashorera inka ikongera igasubira bagerageje kwirwanaho bakirwanaho hari kesi nyinshi zabayeho Abanyamurenge bakirwanayo mayimayi bakayisubizayo bayambutsa nk'igikondo leta igaturuka inyuma yananiwe kurasa mayimayi iza igaturuka inyuma ikarasa Abanyamurenge bari kwirwanaho mayimayi ikongera igasubira bivuga iki leta irabaha inzira so icyo gice cya Mibunda muri Itombwe cyarasenyutse cyose nta Munyamurenge ugituyemo nta numwe bava Mibunda bagera hari igice bita Kamombo muri Kamombo barayisenya 2020 yarangiye nta Munyamurenge uyituyemo baje kugaruka no 2019 baje kugaruka 2020 mu kwezi kwa gatandatu birwana ya mayimayi bari bamaze kubura aho baje Abanyamurenge baragenda birunda ahantu hariya mwavuga mu Minembwe naho cyari igice kinini ariko imihana myinshi iratwikwa baraza birunda muri centre ya Minembwe ni imisozi nk'itatu birundaho numvikana kandi n'ahantu paraporo yuko bangana of course inzu imwe usanga irimo imiryango nk'itanu bose birundaho abandi bazaho hariya navuze ku Ndondo aho bita za Murambya ku Murambya birundayo hasigara igice cya Rurambo na Gahororo inzira kugira ngo ugere mu Minembwe donc ugere Murenge hose hariho inzira ni zitatu zigerayo hari inzira y'umuhanda uvuye Uvira ukanyura za Baraka Fizi ukazamuka ukagera mu Minembwe hakaba inzira y'amaguru bazamuka imisozi bita Kirungwa cyangwa Gataka bakarenga ku Ndondo cyangwa bakanyura indi nzira iseruka za Rurambo izo nzira zose zirafunze nta muntu uzinyuramo nta Munyamurenge uzinyuramo abandi bazinyuramo nta Munyamurenge uyinyuramo ni ukuvuga ngo Abanyamurenge rero ni gute ese guca muri izo nzira uko biri kose iyo uciye nk'ahantu hari nkeka kari frontiere cyangwa se umupaka hari icyangombwa werekana barakureba bavuga ati uri Umunyamurenge bimeze gute utahaca nago afete bareba ku isura kandi umutima urimo ubugome ngira ngo hari izindi strategy zigwa zo gutandukanya umuntu n'ubundi cyane ko muri Kongo buriyaho hari amoko menshi hari n'indimi nyinshi Abanyamurenge bafite urwabo rurimi ariko nk'ubu indimi z'abapfurero n'abandi twari duturanye ndazizi naruvuga biba ari kuvuga ngo kunyura ahantu kubera ururimi no ruvuga ngacaho cyangwa igiswahili icyo si ikibazo arakureba physical appearance nimba utari n'Umunyamurenge ariko usa nabo urabizira kubera ko usa n'Abanyamurenge so izo nzira ni ukuvuga Abanyamurenge aho bari ubu nta uretse inzira y'indege iva kuri Goma cyangwa Ibukavu ikagera mu Minembwe hariho aka aerodrome nta yindi nzira ishobora kuvana umuntu mu bindi bice ngo agere mu Minembwe cyangwa agere ntayo hari reka turajya tubisubiraho reka tuvangemo akantu kagira gati urabona ejo bundi nkora icyo kiganiro arabona navuze nti nakifuje ko Abanyamurenge ababishaka baza mu Rwanda ababishaka leta y'u Rwanda yabafata ikabazana wenda nko mu gace kabereza nk'agace wenda ka Gishwati ikabashyiramo hanyuma abana babo Abanyamurenge baba hanze bakabubakira imidugudu itandukanye yari suggestion yanjye my own viewpoint of view buryo ngenda byumvaga ababishaka kuko twabonye ko nko muri Libya ubushize muri Libya soko Abanyalibya baje mu Rwanda soko baje mu Rwanda cyagihe leta bahereza ubuhungiro soko baje mu Rwanda kubera ko banze kuguma hariya ariko nkabona nk'abantu bamwe baravuga bati ntabwo twava hariya kuko ni iwacu twe turashaka kuguma niba turebere turi hariya ntabwo dushaka kuva hariya kubera iki Abanyamurenge benshi batabyumva muri iyo sense nabonye benshi bisa nkaho badashaka kugira ngo icyo kintu cyo kubwira ngo muze mu Rwanda ntabwo babishaka cyo ni icyambere ikindi cya kabiri kubera icyo Umunyamurenge ahari ashaka kugira ngo yamuraza kumbabarira kuvuga uko ashaka kugira ngo nanjye sometimes binshanga muri Abanyamurenge tuvuga ururimi rumwe namwe ariko nkabona mufite idarapo rya Kongo
oya sinibyo ahubwo hari live umerutse gukurikirana y'umukobwa w'umunyamurenge naravuga ati njye abanyarwanda nta nubwo nshaka kuba we rero icyo kintu nanone nkeka ko nanariyo sinzi ashobora kuba uri guhura nacyo icyo kintu cyo kuba uri kurengera cyangwa se uri gufasha abantu ku rundi ruhande bameze nk'aho batari ntabwo navuga ngo badashaka kugufasha ariko ntimwumva bimwe bisa nk'aho okay nationality yanyu first of all ni iyihe ngira ngo nabivuze ntangira mvuga kwanza nationality ni iki ubwenegihugu mu kinyarwanda ubwenegihugu ni iki amaraso yanyu muvuga ko okay amaraso tujye kuganira noneho biri serious amaraso yanyu muvuga ko muri abanyarwanda sibyo twese byose turi kubivuga twishanisha ku bunyarwanda amaraso ni abanyarwanda ariko ubwenegihugu murashaka ubwa Kongo benshi niko mbibona so kuvuga ngo gushaka ubwa Kongo okay benshi ngira ngo ni hariko basogokuruza ibisekuru byose byavukiye muri kiriya gihugu niho mwisanze hashize imyaka 400 almost mwarisanze hariya mwaravukiye hariya ku mateka nasomyeho bigaterwa n'ibintu byitwa ethnic cyangwa se ethnic cleansing no kugira ngo baravuga bati propaganda yabaye ivuga iti ni mwica abanyamurenge kill them and send them back to Rwanda iyo propaganda bari bafite iterwa na political zibera hariya so tukavuga tuti ese abanyamurenge twaba turi kurengera tuvuga twebwe twe nk'abanyarwanda ndashaka baze mu Rwanda nkabona baravuga ngo oya twe turashaka tuguma muri Kongo kuko naho twavukiye turashaka kugumina none se urashaka kuguma aho ngaho uri aho kugira ngo bakwice kuri kwimana wamereza ubuhungiro ngaho kuko natwe mu Rwanda biba bagiye Bugande abenshi bajya mu Burundi abenshi bajya kubera icyarimo ako kantu ari abanyamurenge batari kuzuzanya nicyo kintu nahise mbona hari abatari kuzuzanya hari abatari kubyumva kimwe hagati yabo byumva gute rero unabazi ko nka famille icyo narimvuze ni kwanza ubwenegihugu niki icyo kintu navugamo ibintu bibiri kwanza aho nahereye navuze ko aho natangiye navuze ko abanyamurenge ntabwo bagiye basanga Kongo yaje isanga abanyamurenge bahari deje ntabwo bagiye basanga Kongo yaje isanga abanyamurenge nyaboneka turi gusobanuza kugira ngo abanyarwanda babyumve neza ikintu cy'abanyamurenge bacyumve ni ukuvuga icyo muvuga inkomoko y'u Rwanda bivuze ngo umuntu asubire ku nkomoko ye dushobora kugera hano tukanarenga hano bajya batubwira ngo bazadusubiza mu Rwanda baturenze no mu Rwanda sinzi bamwe arabikurikiye ubushize ari wavuze ngo ari umuyobozi wo muri Kongo umudepite wavuze ngo icyaha Kongo amahoro ngo leta ya Kongo ibyemere batera u Rwanda barwomeke kuri Kongo yes ugiye no kugihe wabisoma hiyo nkurira ndibaza kwiriho so ibyo byabayeho so ni ukuvuga iki hari ababivuga ko bazatwica bazatwirukana muri Kongo bakatujyana ngo bakatugeza nimbari muri Egypt sinzi yo so kuvuga rero ngo abanyamurenge ngo bakure muri Kongo babazane mu Rwanda okay twagera mu Rwanda tukanakomeza tugasanga twageze mu Rwanda tuvuye ahandi ubwo tugakomezanya n'abanyarwanda twagerayo tugasanga twaje ubwo twageraho Imana yaturemeye sinzi ngo ni hehe Imana yaremeye uwitwa umunyarwanda bwa mbere ikindi cya kabiri tekereza ko byaba ari gufavoriza betize mu bihugu sorry kuvuga ibintu kuko ntabwo ari abanyamurenge gusa bari ahantu muri Kongo kubera ko Kongo bayiciyemo imiryango imwe ikasigara mu Rwanda indi ikaba muri Kongo ubwo ni ukuvuga ngo i Burundi naho hari abandi bashobora koherezwa mu Rwanda cyangwa abari mu Rwanda bakoherezwa i Burundi i Bugande nabo bakora the same Tanzania bakora nk'ibyo ntabwo ari East Africa the whole Africa byakorwa gutyo so ngasanga nanone tugarutse ku banyamurenge noneho turetse general cases tugarutse ku banyamurenge nariyo uribaza umuntu wavukiye hari abanyamurenge bataragera na Uvira donc atarasohoka hanze y'umurenge kandi akaba ari umugabo umukuru wubatse ufite abana n'abuzukuru uribaza umuntu wavukiye ahantu yasanze ise yarahavukiye na sekuru agakurira aho ngaho afite ibikorwa bye biri aho ngaho uribaza uwo muntu kumwumvisa ngo va aha ngaha
ugenda atangira kwibaza ko ndagenda hanyuma yo kugenda bizagende gute ndajyahe nihe hanjye aho hantu mu njyanye ndagerayo nkora iki kuko hari ahantu hari mu buzima bwe hari abantu bavuga ko ubutaka amaraso y'umuntu agira n'isano n'ubutaka amaraso y'umuntu agira n'isano n'ubutaka kuba ibisekuru n'ibisekuru byaravukiye hariya biragoye cyane kubwira abari abantu bavane hariya aho ngaho ari naho bazi ikindi ntekereza rwose aho kugira ngo babice nk'ubu katuvuge nk'ubu ibiri kuberayo aho kugira ngo babice leta ikavuga iti nimuze katuvuge akwiye igihugu icyo ari cyo cyose katuvuge kuvuga u Rwanda basi reka tuvuge Uganda ikavuga iti nimuze cyangwa Tanzania aho kugira ngo babice aho kugira ngo mugume hari ngo ngenza apfira ahangaha just no ntugarureho gato ntutekereze ko ari abantu 25 cyangwa 30 ndabizi ni miliyoni ni abantu benshi bafite n'ibintu byabo gereranya ubu ngubu ni nka population nabangiye kubesha ntabwo nabyiye ariko ntabwo ari bakeya ariko kandi wumve n'icyo kintu cyo kuvuga ngo tugukuya actually nta nuwabitekereza icyo uretse abanyamurenge ubwabo sintekereza ko ari n'igihugu cyangwa umuyobozi w'igihugu wabitekereza kuko byakereya ibindi bintu byinshi ahubwo igikenewe njye ntabwo mvuga ngo u Rwanda gusa u Rwanda hari kubera amateka y'u Rwanda tekereza ko u Rwanda rubyumva cyane kurusha abandi bantu bari bo bose birumvikana yaba umunyarwanda wo hasi yaba umuyobozi babyumva kurusha kubera amateka y'u Rwanda so nta muntu sintekereza ko hari umuntu ushobora gushigikira ikintu nk'ico kuko igikenewe ahubwo ni guhagarika ubwo bwicanyi kuko ni ukurenganura barimo barengana kuko nta muntu ntawe ukwiye gupfa nibyo hanyuma rero tuje kuri icyo kintu dusubiye kuri Nario ubu ngubu muri 2020 uku kwezi tugezemo kwa gatanu nibura amaze kuboneka turi kubona ko nibura iyi campaign mu Rwanda bari kuyumva no hanze yaho cyangwa uri kubona uri gukora uri ukuboko kumwe nta kuboko kwa kabiri the campaign is moving on of course hari abamaze kwitanga nabwiye ngo iyi campaign tukiva Instagram live ngewe na Misigaro ndetse na Adrien n'abandi banyamurenge abahari hanze harimo n'abagore bakuru cyane so we are live like 8 people so twagiye live turavuga tuti duhitamo iyi campaign #skipamid save mulenge ari nayo ituzanye none ariko tugendera n'amateka yayo ushobora kuzana ngicara tugakora ibintu hagaragaza imipira nkavuga please support at GoFund urabona umupira nanditseho bareke dukore hashtag cyane yukoze #save mulenge iyi hashtag iratumbagira kuri internet ikigo cya Instagram kikayibona kikavuga kiti something is happening maze kubona kigeze mu igihumbi kongeraho guteranya ubwo nuvuga ngo 1000 plus uvuga ngo abantu barenga ibihumbi bamaze kuyandika nje nkurikije uko mbere ya kuri Instagram iracyarenga because nk'abanyamurenge bari hanze bari Canada bari America bari Australia ni benshi cyane most of them benshi baranyandika Instagram baraba thanks akazi mukora turagashimiye turagashyigikiye but then nkimara kubona ibyo ndavuganye ko Misigaro turavuganye ariko mu Rwanda ntabwo bafite umuntu uri kubavugira I was like let me support them with my Instagram supporting abanyamurenge ko n'abana beza first of all videos dukora nibo bantu bareba videos filime dukina nibo bantu bazireba abanyamurenge n'abantu basupporting abantu bafite abakeneye imitima abakeneye impyiko those guys they support my friend 100% so niki twe twabitura nk'abanyarwanda usibye kubakorera ubuvugizi ntabwo dushaka kugira ngo twijeye muri politike ntabwo tuzi birenze cyane gake tuziyo na mayi babamereye nabi but #save mulenge niyo campaign tuzanye uyu munsi wiryo uyu munsi nyaboneka amafaranga yashyire kuri GoFund iyo GoFund rero niyo nshaka ko natubwiraho gato GoFund ni igiki ni ikigo na ahantu tujya ni ikintu ubona kuri internet ni igiki hari abantu babyumva ngo GoFund ni igiki GoFund website ijya amafaranga yo gufasha abantu batandukanye ubwo nuvuga ngo umuntu ashatse nko gufasha ajya kuri internet akandika GoFund akinjiramo ukandika GoFund wajya bahita bakwereka save mulenge iriho ukwayo ukajyaho ugasupportinga save mulenge GoFund ijya amafaranga y'abantu benshi cyane batandukanye navuga ni nk'ikibanza ufata ukavuga uti hano ndahashaka naho abanyamurenge twahishyuye hano twashyizeho umuntu urwaye impyiko aha naho umutima aha nari yakeneye gukoreshwa operation amafaranga yawe uko bariho ntago bafata amafaranga y'abantu kuko urabizi n'ubushize hari abana bafashaga
ukumva ngo GoFund ukabona patikati barapostinga GoFund bakasukwibaza ibi ni ibiki. GoFund nk'ikibanza ufataho part ugashyiraho amafaranga yawe kandi igikorwa runaka. And I promise you guys ntago turi mu kujya ngo tubarya amafaranga cyangwa nyira amafaranga ry'umunyarwanda inarya mbura umuhungu wanje nkunda. Amafaranga ry'umunyarwanda inarya. I want you to know that I'm doing this out of love. Ntandi cyerekeje na Albina ku izina ry'Imana. Nta n'umuntu aravuga ati akira ndagushimira akazi kuri gukora ngo haye ibihumbi 10. Naga ari byo nge nifuza. Icyo nifuza nafashe amafaranga nkora imipira. Ndayikora. Shimire cyane Marana Design. Ni imipira umaze kuyikoresha we ku giti cyawe. Ku giti cyanjye. Na misigaro ntabizi n'abandi bose bari abanyamurenge bose n'uwi ntabyazi bagiye kubona mbona kwa yago nakoresha ama t-shirt. Ninjye watekereje ibara ry'icyatsi. Ndavuga ko ari akantu bakoze ka green. Wakora ishati imeze ko ari green iriho bino bintu, iriho aya magambo, iriho ibi byose. Ese green kubera iki? Ni kubera muri aborozi inka ibyatsi. Ni kubera iki? Green means life and yes. Yeah, green is love, peace, life, ubuzima. Because anything that has life is green. Definitely. Ibyo kurya turya ni mu butaka green. Bituruka mu yaje. Yes, amazi mu butaka green. Ibintu byose uze kureba ni green. Kandi ikindi nibara tunabyongeraho nabona n'abatunzi ubwatsi byo kurya ubona ko nyine ubwatsi pe uko na kera ugiye kureba green kera twaryamaga kuri green ubwatsi ukabufata ukabwahi ukabushyira mu kadey my friend ukaryama mu nka zawe bugacya. So urumva rero ahantu hari green pasture it's life. So nicyo yavugaga ngo ubuzima bw'abantu bujyana n'ubutaka. Ariko byumva nibyo hari n'ampamvu dupfa bakadushyira mu butaka. Hari n'ayo mpamvu dupfa ntiwacu twakoze mu itaka ibumba mu ibumba tuzasubirayo. Anyway hagati aho icyo nashaka ngo dusapotinge yanyu kuri GoFund. Hari mobile money number misigaro yampaye ariko mobile money ni nomero y'umuntu ariko abantu twanze kugira ngo tuyishyire public nko ufite nomero yawe nkabwa no turayitanze. Albina hazamo abagutereta hari abaguca intege hari abagira gute ariko ni umuntu wibashye ubahanze aba mu Rwanda cyane Nyarwanda iba mu Rwanda barambwira bati ujye uhereza abantu umuntu wigusabye inbox ushaka kwishyira public akubaza byinshi bakavuga byinshi birakuru umuntu bakavuga ko ugiye kurya amafaranga n'ibintu nk'ibyo cyane. So iyo nomero rero umuntu yishaka arambaza Instagram tukayimuhereza mscenario 20 niko nitwa King of the Mic nkajya ukambaza babaza na Albina kambwira kuri YouTube channel yiwe. Ikindi turaza gushyira link ya GoFund kuri YouTube yandaza kwiguha link kandi barebe mukandi umenya amafaranga. Hanyuma GoFund amafaranga uyohereza mu buryo bwa online ubwo ngubu. Yes. Iyo yashyizeho barakwereka n'amazina yawe byose bijyaho. Kandi ushaka kuyohereza ukoresheje momo ushaka gukoresha ikarita se mobile money ikarita byaryo byose amafaranga ajyaho akasapotinga abanyamurenge. Ikindi kintu ushaka kugira ngo twifuze turi muri campaign yo raising ibihumbi 50 by'idolari. Ayo mafaranga urayo ntago bigarukiye turimo raising ibihumbi 50 ni miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo azajye tuzayatwara tufate ku rupapuro tukora list umuntu wese wohereje faranga list irahari tuzayishyira hanze tuyibereke n'amazina nomero zawe za telefone. Ibi ni ibintu biri serious. Ntago ruvuga ngo mpaye nariyo icumara yariye no. Umuntu ukora bino bintu bya fundraising ni wa muntu uvuga ati ndaheri akira ariko umutima mwiza. Ntago ari wa muntu uvuga ngo yahaye nariyo. Iyi shati twayikoresha ibihumbi 10 tunasoza kwanza. Iyi shati nayikoresha ibihumbi 10 kugira ngo ugure umupira wonyine kugira ngo aya magambo ufashe woni OG man babare bo ntago bajya bafata. Well I know the material. Bo ntago bajya bafataho. Ijambo ni bajya bafataho. Irurebe ringiriri ntago bajya bafatamo hagati muri kira kiganza. Ubundi kirazira. So uvuga ngo mukomeza mukore #SaveMulenge Abanyamurenge life matters. Iyi hashtag muyikomeze ikintu mbasaba cyane no kuri GoFund dukomeze kandi twese tubigira ibyacu. Iyi t-shirt no uvuga ngo uyishaka agucaka reba kuri platform yakayigusaba. Iyi t-shirt ni ibihumbi 10 tuyikoresha ariko twashaka ngo agaciro kayo ntabwo ari ibihumbi 10. Ndashaka urusengero rutandukanye ruyigure miliyoni. Urusengero rwa Gitwaza rugure miliyoni, urusengero rwa Masaso ruyigure miliyoni. Ndimo ndagenda nkora campaign mu masengero mu nsengero zitandukanye. Tugiye gukora flyers tuzishyire ku supermarket ari haya magambo flyers tuzishyire ku supermarket atandukanye abantu bajye batugendana twadu flyer turi byose #let's all go green kuri Instagram page zacu twese profile zacu zibe green. That is what we need. Cyo kituzanya ha ntabwo turi muri politics nyamuneka mutubabarire oya ubuvugizi turi kora Abanyamurenge go raising ayo mafaranga
tujyana muri history gatoya tumenye Murenge n'iki Abanyamurenge n'iki. Hanyuma tunasoza ubwo izo miliyoni 50 uvuze muri gushaka kugerageza gukusanya biciye mu t-shirt mu buvugizi muri GoFundMe n'ibindi na buri wese uko yakwitanga kuri iyo nimero uko abishoboye kose n'amafaranga muzohereza akabagera ku baturage direct. Yego. Wenda cyambere cyo ndashima iki gitekerezo kuko hari ikintu nabwira abantu ni kimwe. Ntabwo ari iyo ugiye kuja muri critique buri ikintu cyose gishobora gukorwa utahagaze ushobora kubona impamvu zituma utagikora. Ariko iki ni igikorwa gisaba umutima w'umuntu, umutima wumva akababaro, wumva kureka kurya umunsi umwe haya ugatanga 3,000 by'amanyarwanda, 2,000 by'amanyarwanda, 100 donc ayo wumva ubona. Tuvugana muri uku kwezi kwa 4 nanababwiye turi aduce twose hari ahantu hitwa mu Rurambo barateye, mwabonye ya ma video y'abadamu, hari ababyariye mu nzira, hari abinda zaviriyemo mu nzira, hari abadamu umukecuru w'imyaka 80 n'ingahe batwikiye mu nzu n'abandi barakomeretse. Ni ibintu biteye agahinda gusa. Uyu munsi tuvugana bicaye ahantu bari mu nkambi muri Kongo, ahantu bita muri hariya muri plaine za Sange, bari mu nkambi. UN nta kintu ntirabageraho, leta ya Kongo nta kirabafasha, nta bufasha na bumwe bubaho muzi impunzi zihabwa bafite na bumwe. So amafaranga utanga ashobora kugura wenda shitingi, ashobora kugurira umwana warwaye bwaki ibyo kurya by'umunsi umwe, ashobora kugurira umwana wavukiye mu nzira akenda ko kwambara, ashobora kugurira umukecuru nido. Hari abakecuru batangiye kurwara bwaki turimo turabibona. So ni ibibazo biteye agahinda. So ugiye rero kuvuga ngo amafaranga uriya mipira nayo yakoze GoFundMe, amafaranga ndashira hariya, hanyuma n'indi uzayabikuza, hanyuma zoherezwa gute, hanyuma zagenda gute, izo analyze uzigiyemo na banki ntago waje kuyibitsamo kuko ntibayibika ngo nimamara bagura urufunguzo ngo yaryame iruhande. So icyo bisaba gusa ni kimwe, ni umutima uri mu rukundo, ni umutima w'ubumuntu, ni umutima ufite gufasha. Thank you so much. Mwakoze mwese mwarebaga Legacy TV, be all in or be nothing at all. Na kote ya Legacy rababwira bibemo cyangwa se ubivemo, ubwo nubivamo ntacyo urabukoze nyamara. Thank you so much. Albina Sydney, blessings.